Erega agafilime kacu tugatangirana n'umukobwa ndetse n'umusore yari afite igikapu agisa naho gitwaje uwo mukobwa. Barakwereka ku ruhande yahise ahura n'undi mukobwa atangira kumufata aramuhobera, atangira kumukubanya. Mana nyagasani, wa musore abibonye ushinzwe umutekano ahita afata wa wundi atangira kumukiza. Muri ako kamwanya hari umwana w'umukobwa wahise aza muri ubwo buryo aje nko mu majiste, ntago tuzi ngo uriya mwana n'iki kimuzanye. Yahise atangira gufata cya gikapu yitonze, atangira kugikurura agisubiza inyuma. Ntago tubizi ngo uyu mwana kino gikapu kijyanye hehe. Abandi bakomeje guserera, bakomeza kurwana, umwana akomeza gukurura ivarisi yitonze ayegeza inyuma. Umupolisi akomeza kubwira wa mukobwa aturi gushaka iki, kubera iki watinyuka kuba wadutega, ubitewe n'iki, kuki uduteze. Umara kwereka wa mwana yashyize ya varisi ku ruhande, atangira kuyireba, atangira kureba ngo ivarisi niki kirimo, kuko umwana yumvaga ivarisi naremereye. Abandi bakomeje gucyocyorana, bakomeje kuganira, bakomeza gutongana. Umwana atangira gufungura ya varisi. Ibi ni ibiki mwakabyaramwe? Ese uyu mwana ino varisi araza gusanga harimo iki? Barakwereka umwana akomeje gufungura ivarisi yitonze, abandi bakomeza kuguma muri ayo magambo, bakomeza gushwana. Umwana agifungura kireba ya varisi, umwana yari yanananiwe, yahise agwa mu kantu aravuga ati Mana nyagasani, iyi varisi ntabwo yaba irimo amafaranga angana gutya. Umwana akimara gufungura ivarisi yasanzemo ipinda ry'amafaranga. Dore amafaranga wakabyarawe. Umwana arangije afata ya mafaranga atangira kuyakura muri ya varisi. Umwana yari yanananiwe, ikigaragara cyo nuko iriya varisi yari iremereye cyane, ariko umwana arihangana akomeza gukuramo ya mafaranga. Hari harimo amabandari agera ku mabandari 2, ariko umwana akomeza gukuramo ya bandari yitonze. Ndagira ngo witegereze neza, umwana yakomeje kuyakuramo ya mafaranga, yari amafaranga menshi cyane. Umwana ikigaragara cyo nuko ari imipanga ashobora kuba yapanze, ndetse na mama we n'uriya mukobwa wambaye iriya myenda tubonye. Barakwereka umwana yakomeje kubigenza gutyo, yari yanananiwe, ariko mu by'ukuri avuga ati mbega amafaranga, Mana nyagasani. Umwana akomeza gutungurwa cyane, akomeza no gufata ya mafaranga yitonze. Arangije barakwereka umwana witonde, witegereze neza, yahise areba ku ruhande, ahita abona bloke sima, ahita abona iki bloke sima cyari giteye gutyo. Arangije aragikoterura yitonze, witegereze neza zo kugira akantu ucikwa. Arangije arakizana akirambika muri ya varisi. Mana nyagasani, ese uyu mwana bitewe n'iki? Witegereze neza zo kugira akantu ucikwa cyangwa se ugahomba. Umupolisi akomeje kumubwira ati ni iki gitumye twitambika, ubitewe n'iki? Ikigaragara cyo umupolisi yakomeje gusobanuza kumba akana karimo karamwiba, kari kwiba ya mafaranga. Ikigaragara cya mafaranga na y'uyu mupolisi. Mana nyagasani, ariko ntago yabashije kubimenya. Barakwereka akana kamaze gushyiramo ya bloke sima, karangije karongera gafunga ivarisi neza, karayifunga. Karangije karavuga ati ndagukokoye, aya mafaranga ndayahekenye, ndayakenyereraho, n'ubundi ukomeze wimyiriye mu myotsi. Barakwereka disi umugabo yakomeje gusobanurira uwo mukobwa, aramubwira ati ko twari turi ku rugendo, wowe bigenze bite? Kuki ahubwo wowe ukaza uje ugahagarara, kuki utakomeje gufata inzira ugende? Barakwereka disi umukobwa yakomeje kumusobanurira. Akana kamaze gufata ya varisi, witegereze neza, kakimara kuyifata kashyizemo bloke sima, amafaranga yari arimo karaje karangize gushyiramo ya bloke sima, karagarura ivarisi kayisubiza aho ngaho. Mana nyagasani, kariya kana ni bwoko ki? Mbega kana mwakabyaramwe. Umupolisi yakomeje kuguma aho ngaho, abakobwa bakomeza kumusaba imbabazi. Baramubwira ati wakwihanganye, ufite ikihe kibazo? Barakwereka akana katangiye kuyora ibyatsi byari aho ngaho, gatangira gufata inkwi zari aho muri ubwo buryo. Karangije ngo kazitware kazihishe kuri ya mafaranga, uyu mugabo ataza kuyabona. Mbega akana kazi ubwenge, Mana nyagasani. Karangije akana karaje kitonze gake gake, gafata ya mafaranga, karangije kaza karenzaho bya byatsi. Yarangije umukobwa yahise yivumbura, afata inzira arigendera. Aravuga ati umupolisi ukomeza kunesha umutwe, ntago ibye nabivamo, nta nubwo nanabyumva, birimo birantwarira umwanya w'ubusa gusa. Barakwereka disi kakana gakomeza guhagarara aho ngaho, gakomeza kwitegereza wa mupolisi ibyo arimo avuga. Arangije umupolisi nawe yahise aterura bwangu, atabanje no kureba mu ivarisi ye ngo amafaranga arimo. Arangije ahita akurura ya varisi ye, yari inaremereye cyane kubera amafaranga yari yarimo. Abandi rero ubwo yakomeje kuguma aho ngaho, ikigaragara cyo mu mutwe bari bamutekeye. Barangije baragaruka, reba wa mukobwa wambaye ya myenda nakubwiraga, yahise aza yibutsa cyane, ahita aza guserebura na kakana. Arakabwira turakoze cyane, imipango yacu irariye, ari amafaranga turayatwaye. Mana nyagasani, ati reka dutegereze Kariza na
nawe aze tugabana aya mafaranga. Ati kandi ndagushimiye wa mwana wanje we, ubikoze neza, reka dutegereze Kariza ze turebe ko aya mafaranga twayagabana. Mana nyagasani, akana ngako disikana kakarara cyane. Barakurika aya mafaranga, wa mwana yatangiye kuyaterura, atangira no kuhereza Kariza. Muri ako kamwanya yahise ahagera, yaramaze kujijisha wa mugabo, arangije aragaruka. Tumupolisi w'ikigoryi gusa w'igicucu, ibyo tumukoze ni ibintu bitangaje kandi ndabizi neza ko ntabwo yabashije kubimenya. Barakwereka Keza yakomeje guterura ya mafaranga, arangiza ahereza Kariza, arambwira ati akira yafate. Ni amafaranga menshi cyane. Uyu mwana yitwa Keza, ariko mu by'ukuri yahereje Kariza ya mafaranga, arambwira ati yagumane nta kibazo, ukomeze uyafate nta ribi, nakira n'ayandi. Barakwereka disi Lisa yahise amuhereza, ahereza Keza, arambwira ati naye yagumane, yafate nta kibazo yajyane. Uriya mugabo tumureka akomeza arindagire, aya mafaranga araduhindurira ubuzima, turahita tuguramo inzu iteye ubwoba kandi turahita tuyikenuzamo, mwebwe nimugire ikibazo. Barakwereka disi bakomeje kuguma ngo muri ubwo buryo, bakomeza kuganira imipango ndetse n'uburyo bagiye gukoreshamo aya mafaranga. Ariko mu by'ukuri uwo bari bamaze kuyatwara nawe yaramaze kugenda yizeye ko amafaranga yayo afite, kandi iki ni ikikwereka ko disi aba bantu ibintu bari gukora nabo ubwabo menya batarabishakaga. Ntago nzi ngo niki cyabibateraga, ariko babikoraga disi kubw'impamvu. Barakwereka disi bakomeje kuguma ngo bakomeza kuganira, ariko disi Keza akomeza kwihangana, arangije aravuga ati nta kundi kuntu byagenda, ariko ndabizi neza ko biraza kugenda neza. Barakwereka disi bakomeje kuganira muri ubwo buryo, bakomeza kuganira uburyo bagiye gukoresha aya mafaranga. Witegereze neza tuza kugira akantu ucikwa, ndabizi neza. Hanyuma mwibutsa gukanda subscribe kuri Inganzo TV Show kugira ngo tuze gucikwa n'agasone ngenda mubagezaho. Barakwereka disi bakomeje kuganira muri ubwo buryo, bakomeza kwishima ndetse no guselebura kubw'ayo mafaranga bari babonye. Ariko mu by'ukuri disi umunezero wari wose, banishimye. Kandi wibuke neza ko aya mafaranga ahantu bayakuye bayibye umupolisi Mana nyagasani wari uri ku rugendo yigendera, bamukina umutwe barangije barayajyana. Mbega abakobwa babi Mana nyagasani, ubu babitewe n'iki? Bakomeje disi Keza yakomeje gupanga uburyo amafaranga bagiye kuyakoreshamo ndetse n'uburyo wagiye kubahindurira ubuzima, kuko yari amafaranga menshi. Arangije aravuga ati buri kimwe cyose n'amamodoka tuzayagura, ati n'ibyo dukeneye byose tuzabigura kubera ko tubonye amafaranga menshi. Ati kiriya kiguryi cy'igipolisi mukireke gikomeze kigende, akira mfasha gutya arahata Kariza, mfasha arahata mwana wanje, urabikoze nawe, mfasha gutya ubundi tugende twirira isi, aya mafaranga tugende tuyahekenye, abandi basigara. Uriya mupolisi akomeze disi yimyizimoso iyo. Barakwereka disi ngabo babana beza b'abakobwa bari bamaze gukora umurimo wabo. Barakwereka bwarakiye disi wa mugabo yakomeje kugenda n'ivarisi ye, akomeza kuyikurura muri ubwo buryo yitonze, avuga ati amafaranga yanjye ni menshi kandi ndayakoresha neza kandi aramfasha kandi aranamindurira ubuzima. Barakwereka witegereze neza disi umugabo yakomeje gukurura ivarisi, akomeza kugenda muri ubwo buryo aca muri iryo shyamba. Ntabwo tuzi ngo uyu mugabo ari kubasha kuba yajya hehe, kandi wibuke neza ko bamaze kumutuburira, bamaze gufata ivarisi bashyiramo bloke sima, amafaranga yari arimo bakaba bayatwaye. Barakwereka disi umugabo yakomeje kugenda gutyo muri ubwo buryo anishimye, avuga ati muye n'abana beza cyane b'abakobwa, ati ariko mu by'ukuri ndumva iyi varisi yanjye iremereye cyane, reka nongere mbanze ndebe ko amafaranga yanjye akirimo, aho naza gukomeza kugenda nizeye ko amafaranga yanjye arimo. Mana nyagasani witegereze neza. Barakwereka umugabo yahise aparika ya varisi aho ngaho, akimara kuyiparika aravuga ati reka mbanze ndebe neza ko amafaranga yanjye arimo, kandi wibuke neza ko amafaranga abana b'abakobwa bayatwaye kare cyane, kare bamaze kuyatwara. Barakwereka umugabo yarananiwe disi urugendo menya rwari rurerure, arangije afungura ya varisi yitonze ngo arebe ko amafaranga ye yaba akirimo. Mana nyagasani witegereze neza. Umugabo barakwereka disi yafunguye ya varisi yitonze, arayifungura, ariko mu by'ukuri akitonda neza kiri kuyirebamo. Ndagira ngo witegereze neza, ese uyu mugabo wamugiriye inama? Barakwereka disi yari n'umupolisi ushinzwe umutekano, ariko yakomeje gufungura ya varisi ngo arebe ko amafaranga ye yaba arimo. Barakwereka mwakabyaramwe, ese arayabonamo cyangwa se biragenda gute? Kandi wibuke neza ko amafaranga bamaze kuyatwara kare. Yo arangije disi, dore wa mugabo nguwo yakomeje kureba muri ya varisi, akimara gufungura yahise akubitwa n'inkuba, ahita agwa mu kantu, aravuga ati ntago bishoboka Mana nyagasani. Arangije kuramo ingofero biramurenga ndetse no kubyakira biranga, aravuga ati ninde wabakoze bino bintu? Ninde wabantwariye amafaranga mwakabyaramwe? Mana nyagasani, ibi ni ibiki? Kumbe witegereze neza disi yasanze mu bloke sima, agwa mu kantu aratungurwa, ubwoba buranamwica, aravuga ati ntago ibi mbyumva, ntago bishoboka ko amafaranga yanjye baba bayajyanye. Barangiza bakanuburira bagashyiramo bloke sima. Ninde waba wabikoze? Kandi wibuke neza ko twatangiranye babana b'abakobwa aribo bamutwariye amafaranga. Barakwereka disi umugabo byaramurenze, umujinya uramwica ndetse n'agahinda, abura ukuntu abigenza disi acika n'intege, aravuga ati Mana nyagasani, amafaranga yanjye yari menshi none ndayabuze, ubu biragenda gutenderekeraye cyangwa se
biragenda gute? Ivarisi yatangiye gukomeza kuyitera amashoti, aravuga ati nta kundi kuntu byagenda, sinanabyiyumvisha uburyo amafaranga yanjye naba nyabuze mwakabyaramwe, ibi ntabwo ari ibintu bishoboka, nta nubwo binabaho, sinanabyiyumvisha. Yo barakwereka umugabo Dishi yakomeje kuguma aho ngaho acika intege, aravuga ati nta kundi, ariko mu by'ukuri ibi ni ibiki mwakabyaramwe, ati Mana kubera iki wankora bino bintu, kubera iki bari abana b'abakobwa bantwarira amafaranga, ndaza kubigenza gute mwakabyaramwe? Yo barakwereka Dishi umugabo yakomeje kuguma aho ngaho, biramuyobera ndetse no kwiyakira biranga, ahubwo akomeza kwicara aho ngaho. Reka tuzabane mu gasobanuro k'ubutanda bakunda cyane.